ese umuti wo kurangiza vuba ubaho? Ubushakashatsi bwerekanye ko umugabo umwe muri 3 ahura n'ikibazo cyo kurangiza vuba. Ubusanzwe havuga ko umugabo ufite ikibazo cyo kurangiza vuba iyo atabasha kugenzura gusohora kwe, bityo agasohora hashize igihe gito cyane atangiye imibonano mpuzabitsina cyangwa se ataranayitangira. Icyo gihe umugabo asohora atarinjira neza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku buryo bituma abashakanye batishimira iki gikorwa kandi bikaba intandaro y'ibibazo mu muryango. Ikibazo cyo kurangiza vuba biterwa n'ibibazo by'imitekerereze n'iby'umubiri, harimo nko kwigunga no gufatwa ku ngufu. Ikibazo cyo kurangiza vuba giterwa n'ibibazo by'imitekerereze n'iby'umubiri, harimo nko gutekereza cyane ku kibazo cyo kurangiza vuba, umunaniro ndetse n'ibiyobyabwenge. Ikibazo cyo kurangiza vuba giterwa n'ibibazo by'imitekerereze n'iby'umubiri, harimo ikibazo cyo kudashyukwa ndetse n'ibibazo mu mibanire y'abashakanye mu buzima busanzwe. Ikibazo cyo kurangiza vuba giterwa n'ibibazo by'imitekerereze n'iby'umubiri, harimo twavuga nk'ibibazo mu ngano z'imisemburo, ifumbi mu myanya myibarukiro ndetse n'ibibazo bya prostate. Reka dusobanukirwe uburyo iki ari ikibazo rusange. Nk'uko tubanje kubibona, ibibazo by'imitekerereze n'umubiri nibyo bigira ingaruka cyane mu kibazo cyo kurangiza vuba kw'abagabo. Nubwo abagabo benshi baterwa isoni no kubivuga, kurangiza vuba ni ibintu bibaho kenshi cyane. Nk'uko twabibonye, hafi 1/3 cy'abagabo bose ku isi bahura n'iki kibazo. Hari igihe umuntu ahura n'iki kibazo akibwira ko ari we wenyine cyangwa ari we wa mbere ukigize, ndetse akanatekereza ko n'umuti w'iki kibazo wihariwe kuri we gusa, bitandukanye n'abandi, ariko ibi ni ukwibeshya. Reka dusobanukirwe uburyo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Kenshi uzumva bamamaza ko bafite imiti ivura burundu kurangiza vuba ku bagabo, ariko uzirikana ko bariya baba bishakira kashi. Uzagerageze kubaza ubuhamya umwe mu bo wamenye wabegereye ngo bamuvure, agusangiza amafaranga atagira ingano, ariko bikarangira ntacyo bamumariye kandi bahari ari benshi babeshwa. Bizwi neza ko nta muti wa burundu uvura kurangiza vuba, ariko uyu munsi mu buryo bwo gushaka imibereho, abavuzi biyita gakondo ngo bafite imiti y'ibimera rimwe na rimwe irenze cyane, bavuga ko ivura neza kurusha iya kizungu. Rimwe na rimwe abavuzi basobanura uburyo bafite imiti ivura indwara zose muri iyi minsi ziri kugarika imbaga, nka diyabete, hepatite, kanseri n'izindi zose zigize kabutindi. Bitewe n'uko izi ndwara zifata ndetse n'uko zivurwa, aba bavuzi bamaze kurambirana, kuko igitangaje ni uko iyo bafashwe n'izi ndwara badafata ibyo binyobwa byabo, ahubwo birukanyira kwa muganga. Reka dusobanukirwe uburyo ibyerekeye imikorere y'umubiri byirwa. Mu mibereho ya none, uyu munsi uba ufite inshuti, maze ejo mwahura ukumva asigaye agusobanurira iby'imiti ivura indwara zose, cyane cyane izo gutera akabariro. Ku rundi ruhande, hari n'ibiganiro bikunze guca ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo mu gicuku cyane, bivuga cyane ku buzima bw'imyororokere ndetse no kubaka ingo. Inama isumba izindi ni ukubikurikirana ubushishozi ku buryo ibivugwa byose ukwiye kubyifashisha ugana kwa muganga kugira ngo ukorerwe ibipimo. Ukwiye gutandukanya abaguha amakuru yo kumenyesha ndetse n'abakubwira gukora kandi ugakurikiza ibyo bavuga. Akenshi ibi biganiro biba bishingiye ku bihuha, amarangamutima ndetse n'inyungu. Ishingiro ry'ibi ni uko uzumva bavuga bati kwikinisha bitera ubugumba, nyamara bakabivuga ntacyo bashingiyeho. Ukajya kumva nanone ati
Kwikinisha bishobora gutuma umuntu apfa, ibi nabyo niba gusobanura isano yo gupfa no kwikinisha. Gukabya bigakomeza bati iyo utaciye imyeyo kubyara birakugora, ariko ntibagaragaza igisobanuro cyo kubyara no guca imyeyo. Ibintu muri iki kinyejana ni ubujiji, bityo ntimukwiye gutwarwa buhumyi. Mu gihe umuganga yiga imyaka irenga 18 yiga umubiri w'umuntu gusa, bikwiye kuba ishingiro ryo kugana kwa muganga, yaba ikigo nderabuzima, ibitaro na klinike biri aho kugana hose. Kuki mutabegeraho kujya mu bantu? Reka dusobanukirwe icyo kwa muganga bakora ku kibazo cyo kurangiza vuba. Nubwo nta muti uhari uvura burundu ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo, hari ubufasha bwa muganga baha abagabo bafite iki kibazo. Uburyo bwo kuvura iki kibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo bugizwe n'ibice bitatu, ndetse kugirwa inama mu mitekerereze. Hashingiwe ku bipimo bifatwa, umurwayi ahabwa imiti yongera igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina hamwe n'imyitozo abashakanye bakora kugira ngo bongere igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Uburyo mpuzamahanga bushingiye kuri siyanse bugaragaza ko ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo kivurwa iyo umurwayi aganye abaganga babisobanukiwe. Uburyo bwa mbere bushingiye kuri siyanse mu kuvura abagabo ikibazo cyo kurangiza vuba iyo baganye abaganga bisobanukiwe ni ukugirwa inama mu mitekerereze, counseling. Nk'uko twabibonye kuva mu itangiriro ry'iki kiganiro, ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo rimwe na rimwe giterwa n'ibibazo byo mu mitekerereze ya muntu. Ubusanzwe kwa muganga haba ubwoko bwinshi bw'abaganga, urugero hari abavura indwara z'abana, abavura indwara zo mu mubiri, abaganga babaga, abavura indwara zo mu mutwe, ndetse n'abandi mu byiciro byihariye. Iyo ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, ushobora kwegera abaganga bavura indwara zo mu mutwe kugira ngo bagufashe kumenya uko watangira kwiyitaho bihereye mu kwitekerezaho ubwawe. Impamvu yabyo ni uko kugirwa inama mu mitekerereze ni ikintu cy'ingenzi mu kuvura abagabo kurangiza vuba. Mubyibuke, rimwe na rimwe giterwa n'ibibazo mu mitekerereze ya muntu. Uburyo bwa kabiri bushingiye kuri siyanse mu kuvura abagabo ikibazo cyo kurangiza vuba iyo baganye abaganga babisobanukiwe ni uguhabwa imiti yongera igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubusanzwe ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo kirikiza iyo ubashije kwiyitaho. Ku rundi ruhande ariko, iyo kitikijije wegera muganga ukugira inama ndetse ukanakora imyitozo, ariko turabivuga mu gika gikurikiyeho. Iyo ibi byombi bidakunze nibwo wafata icyemezo cyo gukoresha imiti, by'umwihariko ufata imiti wemerewe gusa na muganga. Imiti ushobora gukoresha gusa mu gihe gusa uyihawe n'umuhanga mu buvuzi bw'imyororokere, by'umwihariko kurangiza vuba na antidepressant. Ubusanzwe iyi ni imiti ikoreshwa mu kuvura ubwigunge, ariko ishobora no gukoreshwa mu kuvura ikibazo cyo kurangiza vuba. Muri antidepressant twavugamo imiti ya clomipramine ndetse na Paxil, ku buryo ikoreshwa kubera ko zimwe mu ngaruka zayo ari ugutinza gusohora cyangwa kurangiza. Umuti witwa Tramadol nawo ukoreshwa mu bitaro mu kuvura ububabare, ariko ku rundi ruhande nawo ushobora gutinza igihe cyo gusohora cyangwa kurangiza. Imiti ushobora gukoresha gusa mu gihe gusa uyihawe n'umuhanga mu buvuzi bw'imyororokere, by'umwihariko kurangiza vuba, ni ubwoko bw'amavuta nabwo bushobora gukoreshwa mu kuvura abagabo barangiza vuba. Aya mavuta bari mu bwoko bw'ikinya cyitwa lidocaine. Reka tubabwireho gato icyo aya mavuta akora n'uko akoreshwa. Ubusanzwe aya mavuta asigwa abantu batinya guterwa urushinge,
kuko atuma batumva, bityo iyo umuntu ayisize ku bwambure bwe bigabanya kumva maze agasohora cyangwa akarangiza bitinze. Uburyo bwa gatatu bushingiye kuri siyanse mu kuvura abagabo ikibazo cyo kurangiza vuba iyo baganye abaganga babisobanukiwe n'imyitozo yongera igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, hari imwe mu myitozo cyangwa se tekinike abashakanye bashobora gukoresha maze bagatinza igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mu kanya gato tugiye kubabwira tekinike ebyiri abashakanye bakorera mu rugo maze bagatinza igihe cy'imibonano mpuzabitsina yabo kandi baryohewe. Gukoresha agakingirizo nabyo kandi buriya birafasha, kuko iyo umuntu akoresha agakingirizo niyumva cyane umubiri w'uwo bari gukora imibonano mpuzabitsina, bityo bigatuma arangiza cyangwa asohora atinze. Tekinike ya mbere abashakanye bakorera mu rugo maze bagatinza igihe cy'imibonano mpuzabitsina yabo kandi baryohewe yitwa the start and end, gutangira no kurangiza. Ubu ni uburyo bworoshye kandi bumenyerewe, bikaba igihe umugabo cyangwa se umugore ahagarika imibonano mpuzabitsina igihe yumva yari agiye gusohora ariko atarasohora, akaba arekeye hagati y'amasegonda 30 na 60. Iyo umugabo cyangwa umugore yumvise gusohora bitakibaye, barongera bagasubukura imibonano mpuzabitsina, bikaba ingenzi kubikora ubisubiramo inshuro 4 kugeza kuri 5. Tekinike ya kabiri abashakanye bakorera mu rugo maze bagatinza igihe cy'imibonano mpuzabitsina yabo kandi baryohewe yitwa squeeze technique. Squeeze technique twabivuga mu buryo bwo gukanda igitsina cy'umugabo aho umutwe w'igitsina cye utereye. Bigakorwa iyo umugabo yumva agiye gusohora kandi bigakorwa amasegonda 30. Gukora ibyo bihagarika gusohora cyangwa kurangiza, kandi ni ingenzi kubisubiramo inshuro zigera kuri 5 mbere y'uko noneho mureka umugabo akarangiza. Reka dusobanukirwe umwanzuro w'ingingo twaganiriyeho yo kurangiza vuba. Mbere na mbere turizera ko nawe twibasiye muri iyi nkuru, ariko niba hari atwihanganire, ntitwari tugamije kumukura amata ku munwa. Umugambi twari dufite ni ugukangurira abantu gushakira ubuvuzi aho buri, bityo niba nawe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, amarembo y'ibitaro n'amavuriro biragutegereje. Abenshi mu mikurire yacu twatojwe ko umuntu ajya kwa muganga ari uko ababara gusa cyangwa yarembye, ariko siko bikwiye kugenda. Ushobora no kujyayo ushaka kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.